ubushyuhe n'ibyishimo muri stade z'igihugu twese ko tungana dushyigikiye kipe yacu Amavubi dora abafana ngo barogeza bigatinda kakahava ni byiza kubona uko bakunda bahoza ikipe yabo ku mutima. Tindawe batindewe, tindawe batindewe, tindawe batinde, tinda batindewe, tindawe batindewe, tindawe batindewe, tindawe batinde, tinda batinde. Yes, mwayumvise na Amavubi yacu ntabwo twabura kwinjiramo rwose tubashyira no muri iyo mood atugabanyirize neza cyane muvandimwe Fabien uri ku buhanga bw'ibyuma. Amavubi yacu aratangira campaign yo gushaka itike kujya mu gikombe cya Afrika bari i Tripoli mu gihugu cya Libya. Muri Libya turabona amakuru yaho umunsi ku wundi biturutse mu itangazamakuru rya Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda, ariko hari n'umunyamakuru wagiye hagarariye abandi banyamakuru ba siporo yitwa Faustin Mugenzi. Reka tumuhe umwanya. Faustin Mugenzi, assalamu alaikum from Rwanda. Alaikum salam, sabah al khair kwizigira. Arababwiye ko abana b'Ibutare nta blague bagira. Umeze ute mwana mwiranga? Kwizigira ameze neza. Aho ngaho ndakubwiye ni amakuru yawe waramutsute. Bagomba kusubiza ntabwo wahita umbaza ngo amakuru yandi. Nguye fire nabyemera zingire. Kwizigira ameze neza hano Tripoli, ndetse nsurize n'abavandimwe ndumva Lorenzo hafi aho ngaho. Igitwenge cye nacyumvisha abandi sinabumvise, ariko nizere ko muramutse neza mu Rwanda. Lorenzo arahari, Rugaju inshuti yawe irahari, ndetse na Rugangura Axel. Bansuriza abo bose ni abanywanyi kabisa. Nizera ko ikiganiro kimeze neza cyane. Kimeze neza cyane. I Tripoli muramutse mute amakuru hari nayahe? Ikirere kimeze gite? Urakoze cyane. Tripoli kirere kirasa neza cyane, kirere kiramutse neza. Abakinnyi bamaze gufata breakfast yabo basubiye mu byumba kuba barutsaho gato mbere yuko mu kanya bari buze gufata nyine amafunguro yo ku manywa. Abakinnyi rero bameze neza cyane hano n'ikirere ubwo reka mere ku kirere by'umwihariko nibereye, ndetse n'ikipe nyirizina twibereye ku nkengero z'inyanja Mediterane. Ni ibintu nishimiye cyane, ni n'ibintu naryohewe nabyo mu physiographe cyangwa se umuntu w'inzobere mu cyo bita geography physique. Nararyohewe kuba nakwiga geography bwa mbere mu mateka yanjye ngakandagira kuri iyi nyanja ya Mediterane. N'uburyohe ndetse n'uruvangitirane rw'iyo desert. Ni abantu batuye ku butayu kabisa. So ahangaha rero hameze neza. Aka kanya turi kuri dogere 33. Iyo wikojeje hanze ugira ngo ugiye mu kindi gihugu, ubushyuhe bari bwinshi, ariko mo imbere kuri izo waves ni sawa. Abakinnyi rero uko nagendaga nkubitana nabo rwose ahangaha bakwizera Georgia muri breakfast nta kibazo, nta n'umwe ufite ikibazo kabisa. Abakinnyi mu meko baramukanya umwuka mwiza. Barakubwira bati turabizi ko abanyarwanda baturi inyuma, mwe mukurikira imbuga nkoranyambaga cyane cyane ko umutoza yabasabye concentration. Arababwira ati ibintu bya telefone ku ruhande, bindi bibazo mushyire ku ruhande, focus ibe ku mukino uri saa 12 kuri Tripoli International Stadium. Abakinnyi rero kuri iyo overview, abakinnyi mu meko imeze neza kabisa. Faustin, nizera kuri muranyumva? Ndakumva neza cyane Lorenzo. Ngicyo nshaka kugira ngo ufashe abanyarwanda kumva, wenda ibindi turaza no kubisesengura. Cyambere kibanze, ejo kapiteni w'ikipe y'igihugu Bizimana Jihad ukinira equipe ya Krivibas yo mu gihugu cya Ukraine, ubundi abanye-Ukraine niko bivuga ni Ukraine. Yageze aho ngaho mu mwiherero ngo asanga imyitozo iri hafi no kurangira, ariko ngo yari yageze mu gihugu cya Libya mu masaha y'isa 3 za mu gitondo.
hari ibivugwa ko yabanje gufatwa n'inzego z'umutekano kubera ko avuye mu gihugu birumvikana cya Ukraine. oya nuko basanzemo visa ya Israel. Basanzemo visa ya Israel kuko urabyibuka ko yabanje no kubona equipe ya Israel, murabyibuka ambassadeur wa Israel mu Rwanda bivuga ibyo bintu bya politike kumutinza. Tubwire neza amakuru abanyarwanda batamenye kuri uko kuza kwa, mwumva ko nanjye ntarimo kubivuga neza uko sinari impari. Tubwire kuri icyo kintu cyabaye kuri Kapiteni Djihad cyatumye akererwa bene ako kageni ageze mu gihugu cya Libya. Sinzi niba nanabyita ko mbanza kugukosora, ariko ntabwo Djihad yageze ku myitozo itinze. Ariko bimeze, Djihad yatangiranye imyitozo n'abandi, yanageze kuri hoteli isaha mbere ho gato yuko imyitozo itangira. Yageze hano saa 11 nazo saa 11 za Kigali. So uko rero case yagenze, ngira ngo nabikomojeho bivuga neza cyane. Djihad Bizimana ni umukinnyi muri 2023 mbere gato yuko yerekeza muri Ukraine muri Kyrgyz, yabanje kumvikana n'ikipe yo muri Israel. Muri uko kumvikana n'ikipe yo muri Israel ashaka n'ibyangombwa arabibona. Muri uko gushaka ibyangombwa bye abishyira muri file yiwe, ngo ni passport na visa byiwe, ku buryo nahagiye nyine iyo myirondoro cyangwa se ibyo byangombwa bye bigaragaramo. So Djihad rero ni umukinnyi wari supposed kugera hano muri Libya ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 5:30 ari nazo za Kigali. Djihad nk'umukinnyi wizanye rero maze gukora urwo rugendo rurerure agera Libya ku kibuga cya Mitiga International Airport, mu kujya gucekinga ibyangombwa n'ikibuga cy'indege gikomeye cyane. Natwe ubwacu tuhagera donc detaye yose akantu kose bakitaho. Natwe tuhagera twamazemo isaha, ngira ngo mwumvise ko n'umutoza yavuze ngo nicyo kibuga cy'indege cyamugoye cyangwa se byaranamukoroza, umutoza ararakara. Twarahageze natwe bajya mu tudetaye twinshi, ngaho ngo sinzi uwambaye umusaraba mu gatuza bakagufata, ngaho kamera, ngaho ama GPS y'amashapure ya Rugangura bari umusigarane. Yego, donc detaye bagira utuntu ntabwo naranabajije, ntabwo babikorera ngo nuko wenda ari equipe ije gukina aho ngaho kugira ngo kudestabilize, ariko donc kubera ikibazo cy'umutekano muri iki gihugu cyabo akadetaye kose